a video. Take a, hey, the navuga ko zari nk'inzozi zibaye impamo ubwo najyaga mu ndege bwa mbere. Kuri uyu munsi ndifuza kubatembereza bimwe mu bice nasuye mu gihugu cya Kenya, ari byo Nairobi, Mombasa ndetse na Malindi. Ubwoba buvanze n'amatsiko bitewe n'uko aribwo bwa mbere nari ngiye mu ndege. Nahoraga numva mfite amatsiko kwibona mu kirere, nibaza ese biba bimeze gute kugendera mu kirere. Wowe ushobora kuba ubimenyereye ariko gusa ndabizi hari n'abandi bameze nkanjye w'icyo gihe. Mu gihe amabwiriza asaba umuntu kuhagera mbere y'amasaha 2 mbere y'uko indege ihaguruka, njye nahageze mbere y'amasaha 4. Ni experience nziza ubwo nari ngeze mu ndege, tangiye kwifotoza no kwitegereza buri kantu kose karimo, ariko none ubwoba bukazamo bitewe n'ukuntu buri kanya baba batanga amabwiriza bavuga mwambare sentire mugire gute. Ibyo byose kandi ugomba kubyubahiriza. Nk'umuntu ugiyemo bwa mbere, njye numvaga ko akantu kose bavuze ngomba kubahiriza, nubwo harabonabonaga nyine bameze nk'abatabyitayeho ubwo bo bamenyereye kubyumva. Those passengers with small children and any passengers requiring special assistance to begin boarding at this time, please have your boarding pass and identification ready. Thank you. Bigeze mu ndege rero batangira kubakira bakababaza ibyo murya mukarya. Haba hari televiziyo ushobora kuba wareba, harimo movie atandukanye, harimo ibitabo ushobora kuba wasoma. Nkigeramo rero numvaga ko ikintu cyose kirimo ngomba kucyaksesinga, nkavamo nzi uburyo gikora, nkavamo menye buri kintu cyose kirimo. Numvaga ko ngomba no kujya muri toilette kureba hese bigenda gute. Nta mashusho nafashe, gusa ngihaguruka ngiye numvise ubwoba none bunyishe pe. Nibaza kugenda mu kintu kiri kugendera mu kirere, ndongera ndicara ariko nkakomeza kubona abandi bagenda rwose nk'abari iwabo muri salo. Amatsiko ntiyatumye rero nkomeza kugira ubwoba bwinshi, ahubwo narahagurutse njyamo, nongera kwibaza ukuntu ndi flashing amazi, ndiba hejuru nko ku zindi toilette ndahabura hazana amazi pe. Nangira kwibaza nti ese ndamutse nganze nk'ahantu nkateza ibyago mu ndege. Namaze nk'iminota 5 ntarahabona kubera igihunga n'ubwoba, umva nshobora gukanda ahantu bikaba ibindi noneho ntihabonaga no gucana itara. Ntabwo nigeze ntekereza ko nacana itara reka ahwi kubw'amahirwe rero naje kuhabona. Ndakanda biravuga cyane, bivuze cyane, abaga noneho ndayitwitse karabaye. Ariko nza gusohokamo urugendo rurakomeza. Nifuzaga rero gukora urugendo rumwe nijoro urundi ku manywa kugira byose mbashe kubibona. Bukeye rero wari umunsi wo gutembera. Kenya ni igihugu navuga ko kimaze gutera imbere cyane. Hari abakita second London cyangwa se ubwongereza bwa kabiri. Hari inyubako nziza, amasoko menshi agezweho, ayo bita mall. Aha ni kuri mall rero yitwa ya Center, niho nabashe kujya gusura bwa mbere nubwo nasuye mall nyinshi. Impamvu mvuga ko ari igihugu kimaze gutera imbere n'abaturage bacyo ubona ko babaye civilize cyane, aho usanga service bazisaba kenshi bakoresheje internet. N'umuturage umwe wo hasi ugasanga rwose abizi nko kugura ikintu online, ibintu bitandukanye benshi babikora kuri internet, gutega imodoka. Hari ama application menshi akoreshwa mu gutega za taxi. Ngiye icyo gihe nakoreshaga yitwaga Bolt. Aha Nairobi rero nasuye ibice bitandukanye, ariko ndifuza kubatembereza kimwe mu gice nasuye kikanezeza. Aha ni mu gace kitwa Giraffe Center, aho usanga abakerarugendo baje gusura giraffe, kandi ntabwo ari ibintu biba bihenze. Niba nibuka neza n'amashiringi 500 kwinjira ahangaha ku muntu wo mu bihugu byo muri East Africa. Nukuvuga ni 4,400 by'amafaranga y'u Rwanda.
Iyo uhageze rero baguha ibiryo bya giraffe kugira ngo ujye kuzifidinga kugira ngo musabane nazo ubashe kuzegera uzigaburira no kuzikuraho. Very nice photo. Thank you. Oh, there's another baby. I think this is the not. Halfway. Nairobi rero ifite ibice byinshi umuntu yasura. Hari amaparike kandi nabyo usanga bidahenze kubigeramo. Iparike ishobora kubihenze ni parike national, parike y'igihugu ishobora kubihenze, gusa hari izindi parike ziba zihari kandi nazo usangamo inyamaswa zitandukanye ushobora kuba wasura kandi ku mafaranga nayo atari hejuru y'amafaranga 1,000 cy'amashiringi, cyangwa se hari naho utanga 500 y'amashiringi ukaba wasura inyamaswa zitandukanye. Nairobi ntabwo ari ubwa mbere nari ngiyeyo, niyo mpamvu ntifuje kuhatinda cyane. Umunsi wakurikiyeho nagombaga kujya Mombasa kuko niho nifuzaga kujya cyane, nibwo bwa mbere nari ngiye kujyayo. Kuva Nairobi ujya Mombasa rero bisaba gutega gari ya moshi cyangwa se ukaba watega bisi, gusa benshi bakoresha gari ya moshi kuko nigenda amasaha make, amasaha agera kuri 4, hagati ya 4 na 5, mu gihe bisi ushobora gukoresha amasaha 10, 11 bitewe n'uburyo yagenzemo. Kubera rero kutamenya ko ibintu byose babisaba bakoresheje internet cyangwa se bakoresheje ikoranabuhanga, nagiye gutega gari ya moshi bambwira ko ngomba kubanza kuyibukinga cyangwa se kwishyura online. Ngezo nsanga zuzuye. Muri weekend rero abantu benshi baba bajya Mombasa kuko no hari za beach, abantu benshi baba bajya Mombasa kugira ngo uzabone gari ya moshi muri weekend tayibukinze byibura mbere y'iminsi 3, minsi 2 ntabwo ushobora kuyibona. Nasanze rero zose zuzuye, ariko nyine uko nashakaga kujyayo ndavuga ati ndafata bisi nemere nyine umunsi wose mfira ubusa ndi muri bisi. Ariko ngereyo twafashe bisi rero ntabwo ari urugendo rwa rworoshye, n'urugendo ugera mu kavuga mana mbega urugendo we. Ngeze Mombasa nibagiye umunaniro wose, ntangira gutembera ndeba ubwiza bwaho. Aha ni muri Serena Hotel Mombasa. Good morning, Mombasa. Umunsi wa mbere nasuye ibice bitandukanye by'ubukerarugendo Mombasa. Aha nayo ndi kunywa coconut cyangwa se bo babyita umadafu. How is it? Look at this Rwandan doro. Twashyiriweho n'agace karimo amamonima n'inkamize, usangamo ibintu bitandukanye. Tujya ku mashevari, shevari yanjye yitwaga tayiga, ni tayiga koko.
My good friend Tiger, look at here, Tiger. My good friend Tiger. Relax. Relax, Tiger, yeah. I didn't check a video. Tiger. Hey, the point. No. Nyuma yo gusura ibice bitandukanye bya Mombasa, twasubiye kuri Serena Hotel tujya koga. This place called what? Volume top. Nimugoroba rero nahuye n'inshuti nshya muri Kenya, turabyina turidagadura. Ku munsi wa kabiri rero turi Mombasa, hari ku cyumweru ngomba kwerekeza mu gace kitwa Malindi. Uvuye Mombasa werekeza Malindi ni nk'isaha n'igice n'imodoka. Inshuti yanjye twari kumwe yari yabonye ahantu hitwa Billionaire Resort and Retreat kuri Instagram. Arabanza arabahamagara babaza se twazajya kuri branch yabo ntago ihenze cyane, niba nibuka neza ni nk'ibihumbi 20 y'amafaranga y'u Rwanda. Turari dukora reservation, ugera usanga hari table yanditseho amazina yawe. Iyo amatable yateganyijwe arangiye bara closing. Kwagezeyo, oh my, mbega ahantu heza we. Ni aho ababillionaire koko.
nagezeyo nanjye ntangira kwiyumva nk'umubillionaire kandi se byahe. Ikintu nabonye muri Kenya, iyo uhageze abantu baho babasha kumenya ngo uyu muntu ni umunyamahanga mu buryo bworoshye cyane. Twagezeyo abaseriveri baho barishima, baratwakira, baratubaza muturutse hehe, turamubwira turabo mu Rwanda, bahita bavuga kwa Kagame, barishima, batusasura igihugu cyanyu, mu Rwanda ni heza. Umunsi wakurikiyeho twagomba gusubira Nairobi, ariko noneho duteze gari ya moshi kuko twari twayibukinze. Umunsi twahagurutse Nairobi tuyibuze, basi tubukinga yo kugaruka. Iki cyanye numvaga nshaka no kumenya iyo experience yo gari ya moshi bimeze bite, kuko nawe bwari ubwa mbere pe sinirarira. Muri Kenya bubahiriza amasaha, wenda nk'urugero gutega gari ya moshi, ni ukuvuga ngo ugomba kuhagera mbere byibuzeho iminota nk'icumi. Iyo hageze iyo minota yarenze barafunga. Hari abantu benshi nabonye gari ya moshi zisiga mana we, kandi gihari gusa bamaze gukrotira utemerewe kwinjira, ukajya kubona ukabona gari ya moshi bateze irigendeye rwose uyireba. Naho ni nko mu ndege ugeramo, haba hari abantu bambaye nk'abo mu ndege babakira, ushaka icyo kurya ukagituma, gusa aho uracyishyura ntabwo biba biri kuri tike, kuko tike kuva Mombasa ujya Nairobi ni nk'ibihumbi 10 by'amanyarwanda na gari ya moshi. Urumva ntabwo hazamo ibintu byo kurya, birumvikana. Ushaka icyo kurya uracyishyura. Nagize ibyo byiza rero muri gari ya moshi, nkuramo n'akabebe keza. Naho haba muri toilette, naho nagomba kujyamo nkajya kureba uko biba bimeze, gusa aho ntabwo byancanze kuko bijya kumera nko mu ndege. Twaragiye rero dusubira Nairobi. Aba ari abantu bimwe n'ibyo bashinzwe simbizi, baba bahari bakabahereza indabo, nyine bafite ikintu cya customer care, bazi gufata neza abakiriya. Niba bakubonye noneho uturutse mu kindi gihugu, umeze nk'idolari. Ikindi kintu Kenya imaze guteraho imbere ni ibijyanye n'imihanda, kubera ko haba ambutiyaje cyane. Hano no hari imihanda yashyizweho ukishyura kugira ngo ukoreshe uwo muhanda. Noneho imihanda yaho mbega imihanda, iyo ni umuhanda werekeza aho dutegera gari ya moshi. Nyuma y'urugendo rurerure rero nsuye ibice bitandukanye, hakurikiyeho gutaha. Kwaheri Kenya.